ushaka kuba umukristo ku buryo umuntu ashobora kuza imbere yawe hanyuma agatangira kuvuga ibiri ku mutima we. Imana izaguha ubushobozi bwo kurondora ikibazo gihari icyo ari cyo no kuvuga ngo bikomeze. Reka nkubwire icyo Imana yambwiye. Kurondora iby'umwuka niwo mutwe w'inyigisho z'uyu munsi mu kiganiro Nkoraho Mwami tugezweho na Dr. Charles Stanley. Tubahaye ikaze muri iyi nyigisho yo mu isezerano rishya dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Uyu munsi murabona inyigisho zishimishije nk'uko tubona ukuntu buri wizera aba afite ibikenewe byose kugira ngo arondore ibihe mu mbaraga z'umwuka wera. Umva Dr. Charles Stanley. Mufungure Bibiliya zanyu mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 2 umurongo wa 6 kugeza kwa 16. Tuhasanga iby'intumwa Pawulo avuga. Pawulo aravuga ibijyanye no kurondora iby'umwuka. Reka dusome twese mu gice cya mbere no mu gice cya kabiri aho Pawulo avuga ibijyanye n'ubwenge buva ku Mana no kutamenya ubwo bwenge n'ukuntu ubwenge bw'umuntu budahagije, ariko kandi igihe avuze ati kandi cyangwa ariko, ibyo bivuga ikindi kintu kiri hafi kuba. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 2 umurongo wa 6 kugeza kwa 16 haranditswe ngo icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, aribwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Ku murongo w'8 ngo mu batware b'iki gihe ntawabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Ngariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, ntawabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ariko ari byo tuvuga, ariko ntibivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka iby'umwuka ibindi. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanura mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. Ku murongo wa 16 ngo mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Noneho ndashaka ko dusubira inyuma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 6. Umwanya muto tugira icyo tuhareba gatoya. Haranditse ngo nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana. Pawulo yari yaraciye Atenayi avugana n'abahanga bavuga ku bijyanye n'ubwenge, kandi habaye gutsindwa kunini. Baramubwiye bati uzabitubwira ubundi. Ibyo tubisanga mu byakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 32. Ku murongo wa 2 w'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 2 usomye umurongo wa 2 avuga ngo kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, niwe Yesu Kristo wabambwe. Ku murongo wa 3 ngo nabanaga namwe mfite intege nke, ntinya mpinda umushyitsi mwinshi. Nibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwanyu
kudahagararira ku bwenge bw'abantu ahubwo mu mbaraga z'Imana. Icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho. Mwumve aya magambo Pawulo avuga. Aravuga ngo ubu ntabwo ndimo mvuga ku bwoko bw'ubwenge bwose, ariko ubwenge tuvuga butandukanye n'ubwenge bundi. Ni ubwenge bukorana n'umwuka w'Imana uba muri twebwe. Igihe tuvuga ku bijyanye no kurondora iby'umwuka, tuba tuvuze ubushobozi dufite. Nshaka ko mureba ku ijambo uburondozi. Iryo jambo uburondozi riva ku ijambo guca urubanza. Kubw'ibyo, igihe Pawulo avuze ngo kugira uburondozi bw'iby'umwuka, aba avuze kugira ubushobozi bwo gushakashaka no kugira icyo ukoresha kugira ngo umenye ukuri. Ntabwo ari igikorwa cy'umuntu, ahubwo aratubwira ko hari uba muri twe udushoboza gukora ibyo ngibyo. Igihe Pawulo afashe umwanya avuga ku bijyanye no kurondora iby'umwuka, aba avuga igikorwa cy'umwuka wera uba muri twe usuzuma ubwo bwenge, hanyuma akaduhishurira ukuri kuri ubwo bwenge. Igihe umuntu akujeho afite icyo ahitamo, hanyuma akagusaba inama kurondora iby'umwuka, kuravuga kuti umwuka wera uri muri mwe ufite ubushobozi kandi uzi ibintu byose, ndetse uzi neza ikigiye kuba mu buzima bw'undi muntu. None umwuka wera ukora iki? Umwuka wera uguha kurondora iby'umwuka. Ni ukuvuga ko umwuka wera uri muri wowe utuma ikintu kiboneka, ukagisuzuma n'ubwenge buva ku Mana kugira ngo umenye icyo Imana ivuga kuri icyo kibazo. Kuko igihe cyose wowe nanjye dufashe icyemezo, icyo dushaka kumenya niki Imana ibivugaho. Ni ukuvuga ko niba ubwenge ari ukureba ibintu nk'uko Imana ibibona, niko natwe dushaka kubona buri kintu. Ni ukuvuga ko mbere na mbere y'uko dufata icyemezo, dushaka kubona ibyo bintu nk'uko Imana ibibona. Kandi uzi icyo Imana ikora, ntabwo ireba icyo kintu ikirebera inyuma, ahubwo izi n'ibiri imbere indani. Imana izi buri kintu cyose, kuko nta kintu kiriho Imana itazi. Hari ibintu byinshi dufata kandi dufatira ibyemezo tutashishoje ngo turondoze iby'umwuka bindi. Kandi inshuti yanjye, tuba tubuze byose. Abantu b'Imana ntibagombye gufata ibyemezo byihuta. Munyumve neza, igihe Pawulo avuga ku byerekeranye ibyo kurondora iby'umwuka muri ubu butumwa, gusa umwizera ntabwo aza kubona ukurondora iby'umwuka. Ndashaka ko ugumana nanjye kugira ngo dutangirire mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 2:6, kuko ubwenge bw'umuntu ufite umwuka wera butandukanye kure n'ubw'umuntu w'isi udafite umwuka wera. Umuntu w'isi afite ubwenge butuma avuga ngo Imana ihora ikora nk'umupfu, nk'uko tubisanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 14 ngo, ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya, kuko bisobanura mu buryo bw'umwuka. Ariko abantu benshi, wowe nanjye tuzi, bafata ibyemezo bashingiye ku bihe bitandukanye no ku bitekerezo bitandukanye. Turabazi. Impamvu ituma duca imanza nk'uko tubikora ni uko tubona ibintu uko abantu ba kamere batabibona. Nimwumve uko Pawulo avuga mu rwandiko yandikiye Abakorinto ibice 2:6, ati cyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho. Iri jambo rishatse kuvuga ko wowe nanjye dufite ubushobozi bwo kwerekana inzira no kuvuga ibintu ndetse no kubisobanura nk'uko Imana ibishaka. Uburyo bumwe bwonyine umuntu ashobora gusobanura ikintu nk'uko Imana ibibona kandi ibishaka, nuko aba yuzuye umwuka wera. Nshaka ko ureba ijambo ry'Imana rivuga ngo abatunganijwe. Iri jambo abatunganijwe nk'uko tugiye kuribona ku murongo wa 6, ngo icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho. Kubw'ibyo Pawulo atandukanya neza kurondora k'umwuka wera n'ubwenge bw'isi. Ni ukuvuga ko ibyo bitoroshye mu mikorere y'isi. Wowe nanjye tuba mu isi kandi tugengwa n'imikorere yayo, ntidushobora kuyivamo keretse Yesu agarutse cyangwa aduhamagaye. Turi muri iyo mikorere ku bijyanye n'imiyoborere, imyigire, imibano, ubutunzi n'ubuhanga n'ibindi byinshi, kandi twese turi mu bagize iyo mikorere. Tuzakomeza kuba muri
muri iyi si kugeza igihe tuyivuyemo cyangwa igihe Yesu azaba agarutse. Turebe ibyo avuga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto bice 2 umurongo wa 7 ngo ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana aribwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Ubu nshaka ko muzirikana iki kintu. Mbere na mbere reka turebe ijambo ubwiru. Ijambo ubwiru rivuga ikintu kitoroshye guhita twumva n'ubwenge bwacu. Icyo kintu gishobora kumenyekana habayeho guhishurirwa, kandi ibyo si ibya buri muntu wese. Ntabwo ari ikintu tumenya twebwe ubwacu. Ijambo ubwiru kandi ni ijambo nshaka ko muzirikana hano. Abantu bemera ubwiru ni abantu baba baravutse ku bantu bigishijwe iby'ubwiru kandi bigishijwe ibintu batagomba kuvuga. Ku bw'ibyo Pawulo yakoreshaga amagambo basobanukiwe. Ubu ku murongo wa 7 aravuga ngo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana. No kuvuga ko ubwo bwiru bwashoboraga kumenywa gusa nk'igisubizo cyiyerekwa. Ubwenge bwahishwe ntabwo ari ikintu abantu bashobora kumenya keretse babuhishuriwe. Reba ku murongo wa 7 ngo ubwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo biduheshe icyubahiro. Turebe mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto bice 2 umurongo wa 8 ngo mu batware b'iki gihe nta wabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Pawulo aravuga ngo isi ntiyashoboraga na rimwe kugira ubushobozi bwo gusobanukirwa umusaraba, kandi ntinabishobora. Nimutekereze ku bijyanye n'ukuntu abantu b'isi batari bafite uko kubona umusaraba wa Yesu. Iyo myaka irenga 2000 irashize, umuntu wagombaga kuvuka ku mukobwa w'isugi mu murwa witwa Betelehemu, wabaye umubaji hanyuma agahinduka umwigisha, wagendaga yigisha atuma habaho amahinduka, akabambwa ku musaraba hagati y'ibisambo 2 hanze y'umujyi wa Yerusalemu, hanyuma bakavuga ko umubiri we wabuze. Niki mwisi gishobora gutuma ukivugaho nyuma y'imyaka 2000? Ngibyo ntacyo bivuze. Igihe uvuze ko wizera umuntu utigeze ubona kandi ko wakijijwe ndetse ko ujya mu ijuru, ibyo bivuze iki? Ni gute uzi ko uzajya mu ijuru? Ushobora kwerekana ko habayeho ukuzuka? Ni gute uzi ko Yesu yazutse mu bapfuye? Ni gute kandi uzi ko Bibiliya ari ukuri? Baravuga bati Bibiliya ifite amakosa. Nibyo, baravuga ko basomye Bibiliya kandi ntacyo bivuze kuri bo. Hejuru y'ibyo baragenda. Igihe umuntu wayobye avuga ati nasomye Bibiliya kandi ibyo ntacyo bivuze, ushobora kumubwira ati ntabwo ari wowe Bibiliya yandikiwe. Bibiliya ntabwo yandikiwe abantu bayobye. Bibiliya yandikiwe abantu b'Imana, ariko imwe mu mpamvu zatumye yandikwa nuko dushobora kugeza ubutumwa bwiza bw'icyo gitabo ku bantu batari bamenye Imana. Nawe urimo. Ubwiru bwari buhishwe bwari ubu: ukubambwa kwa Yesu Kristo kwari ibyiringiro, kandi kwari ibyiringiro by'abantu bose. Nta buryo buriho mu isi bwo kutaba muri ibyo. Umuntu ntiyashoboraga na rimwe gutekereza umugambi w'agakiza wagombaga gukorwa gusa n'umwana w'Imana w'ikinege wamenye amaraso y'igiciro ku musaraba kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha bye byose mu kwizera no kwemera ukuri ku rupfu rutangaje no kuzuka kwa Yesu Kristo. Ibyo ntacyo bivuze, kandi ukuri nuko wabibwiye abantu hanyuma bakavuga ngo ntidushobora kubyemera no kubyizera. Uzi impamvu badashobora kubyizera? Ni ukubera ko ntacyo bivuze kuri bo, kuko ari ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana ni ukumenya ibijyanye no kubambwa kwa Yesu Kristo. Yesu mu gihe yabanaga n'Abayuda nk'umunyabwenge ntiyashoboraga kubyemera. Ikintu kimwe cyari gihishwe ku muntu kuva isi ikiremwa, nuko hari igihe cy'itorero. No kuvuga ko wowe nanjye turi mu gihe dushobora kubona mu isezerano rya kera. Cyari igihe cyari gihari, ariko ntibashoboraga kukibona neza. Babonye urubanza rw'Imana n'iherezo ry'ibintu byose, ariko Imana yabahaye ibintu byinshi.
yabahaye ubuhanuzi bwo guhanura ibintu bigiye kuzaba, ariko ntiyabibabwiye byose. Uburyo bumwe gusa wowe nanjye dushobora kubimenyamo ibyo Imana itekereza nuko ari Imana iduhishurira ibyo, kandi iduha n'ubwenge bwayo, iduha gusobanukirwa kandi ikaduha no kurondora iby'umwuka kugira ngo tumenye, twumve kandi dusobanukirwe ibyo tutashoboraga gusobanukirwa keretse tubihawe n'Imana. Ntukirengagize nshuti yanjye ziriya nshuti zawe zayobye zivuga ngo ibyo ntitubyizera. Icyo bakora nuko babona ibintu mu bwenge bw'abantu. Ubu umva ibyo Pawulo avuga mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto ibice 2 umurongo w'8 kugeza ku wa 10. Aravuga ngo mu batware b'iki gihe ntawabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ibyo ntibabyumvise kandi ntibashoboraga no kubyumva. Umurongo w'9 ngo ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Turebe ku murongo wa 13 ngo ari ibyo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka ku bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka windi. Ubu reka dusubire inyuma gato ku murongo w'9. Aravuga ngo ibintu birenze ugusobanukirwa k'umuntu, ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Kenshi na kenshi igihe abantu bashyira ikimenyetso kuri uyu murongo baba batekereza iby'ijuru. Ibyo sibyo Pawulo ari kuvuga. Pawulo we ari kuvuga ibijyanye n'iki gihe ubu nonaha. Ibyo Pawulo yavugaga nuko Imana yaduhaye umutimanama, ubwenge no kurondora iby'umwuka, ngo dukore iki? Ngo twumve kandi turebe ibintu Imana yateguriye umuntu, ariko ibintu bitigeze kubonwa n'umuntu mbere. Ubu unyumve neza, niyo mpamvu gusoma inkuru nziza bidahagije. Yesu yakunze abari munsi y'amategeko. Ni inzandiko za Pawulo zisobanura kandi zerekana neza imibanire myiza yacu na Kristo. Umurimo we akorera mu mitima yacu, aho duhagaze n'ibyo dufite muri we, nuko tuzakora nk'abizera. Imana yaduhishuriye ibyo, kandi uwo mutima nama nibwo bwenge Pawulo adusobanurira. Kandi nk'abantu b'igihe cye, imibanire yacu ishingiye kuri Yesu Kristo, naho duhagaze muri Kristo nibyo dufite, ku buryo wowe nanjye dushobora kugendera mu nsinzi atari mu mategeko gusa. Yesu yavukiye mu isi kandi munsi y'amategeko, aba munsi y'amategeko kandi apfa kubera amategeko. Turi mu gihe cy'ubuntu bw'Imana, twaronse ku musaraba. Ku bw'ibyo niyo mpamvu nkubwira ngo munezererwe, kandi munezererwe inzandiko ziri mu isezerano rishya ryo muri Bibiliya, kuko ariho dusanga ibisobanuro by'ubuzima bwacu n'imibanire yacu na Yesu Kristo. Simvuga ko mudakwiriye gusoma ubutumwa bwiza, dukwiriye gukomeza kubusoma, kuko mu nkuru nziza dusangamo Yesu uwo ari we n'ukuntu yitwaraga mu bibazo bitandukanye n'ibihe bitandukanye. Ariko niba ari ibisobanuro bya Pawulo mu nzandiko, bidufasha kubona ukuntu tubishyira mu buzima bwacu. Ubu nimwumve ibyo Pawulo yongera kuvuga ku murongo w'9 n'uwa 10, ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva. Ku murongo w'10 ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo. Pawulo aravuga ngo ubu ibyo bintu Imana yahishe ni ubwiru bwayo ku muntu. Ibyo bivuga ko umuntu mu kumenya kose no mu mbaraga zo gutekereza ntiyashoboraga na rimwe kubitekerezaho, ntiyashoboraga na rimwe kumenya umugambi w'Imana, kuko ibice bimwe by'umugambi wayo byari ubwiru bihishwe. Ibyo bivuga ko iyerekwa ari ryo ryatanzwe n'Imana kandi ntiryashoboraga gutangwa mu bundi buryo. Urugero, abahanuzi bo mu isezerano rya kera bonyine nibo bari bagize igice kuri ibyo, kuko Imana yahaye Mose ukuri guhagije. Hanyuma Mose yahaye uko kuri Yesaya na Yeremiya. Urabona ko iyerekwa rigenda buhoro buhoro, umuntu arihereza undi, arihererekanya. Imana yabahaye ukuri ku buryo byabaye uruhererekane. Iyerekwa ry'Imana
rirahishwe ku buryo tugeze ku nzandiko za Pawulo dushobora gusubira inyuma gato tugasobanukirwa ibintu abandi batigeze basobanukirwa. Abahanuzi banditse ibintu bimwe nabo ubwabo batari basobanukiwe neza kubera ko iyerekwa ribaho buhoro buhoro. Ubu nimwumve neza ibyo Pawulo avuga mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto ibice 2:10 ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo ngo kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Ijambo yabiduhishurishije rivuga ko Imana yabitweretse, twarabibonye, byarahishuwe, turabizi. Pawulo aravuga ati Imana yarabihishuye. Ni ibiki yahishuye? Turebe ku murongo w'ikenda ngo iby'ijisho ritigeze kureba, n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu. Ibyo Imana yarabihishuye. None se yabihishuye ite? Yabihishurishije mu mwuka wera. Hano hari ibyo nshaka ko mubona. Igihe urimo ushaka gufata icyemezo ujya mu gihe kidasanzwe, uba ukeneye kwitonda ugashishoza kandi uba ukeneye kumenya uko bizagenda. Muri uwo mwanya uba ukeneye inama y'Imana. Ni mu mwuka wera w'Imana rero Imana ihishurira uko kuri kwayo abantu benshi, kandi Imana ihishurira ukuri kwayo abantu banditse Bibiliya. Kubw'ibyo umwuka w'Imana uri muri twe, kandi uwo mwuka ukwiriye kumurikira imitima yacu kugira ngo dushobore kwakira uko kuri. Imwe mu ngingo z'ingenzi mu buzima bw'uwizera nuko uwizera wuzuye umwuka wera akwiriye gutegereza Imana kugira ngo imuhe inama ya nyuma ivuye kuri yo, kandi ibyo biba mu mwuka wera nyine. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto muri cya gice cya 2:11 ngo nta muntu n'umwe ngo wamenya iby'undi atekereza ngo keretse umwuka umurimo wenyine. Ngo keretse umwuka wera aguhishuriye ibyo Imana ishaka mu kibazo runaka, kuko bitabaye ibyo ntiwashobora kubimenya. Reka ngire icyo nkwibwirira kuri ibi. Ntabwo Pawulo ari kuvuga ko buri mwizera ashobora kumenya ibyo Imana itekereza, kandi ko buri mwizera ashobora kurondora iby'umwuka. Ibyo si ukuri, si byo arimo avuga. Nshuti yanjye, niba uri umuntu uba mu mubiri utubaha Imana, ukora ibyaha, ugasuzugura Imana mu buzima bwawe ubishaka, ukarenga ku mategeko y'Imana, cyangwa ugakina mu tuntu n'utundi wibwira ngo ntukwiriye gutegereza, si ngombwa ko uba ufite umwuka w'Imana urondora kandi ufite umwuka wera. Umva ibyo Pawulo avuga mu rwandiko yandikiye Abefeso ibice 4:30 ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Umwuka wera rero ntazaguha kurondora iby'Imana itekereza igihe uhora uri mu mubiri gusa, ukora ibyo wishakiye, hanyuma ugahamagara Imana gusa, ariko ukabikora gusa ari uko ugeze mu bibazo. Ntabwo azabiguha. Niyo mpamvu kugendera mu mwuka ari ukugenda wisunze umwuka wera uba muri twe, kuko ari uzi neza iby'Imana itekereza. Igihe tugendeye mu mwuka wera w'Imana wahawe buri mwizera wese ngo arondore iby'umwuka, igihe nshaka kurondora mu mwuka wera ngomba kwicisha bugufi nkumvira umwuka wera. Bitabaye ibyo icyo naba nshaka gukora cyose kibi cyanjye mu nyungu zanjye, kandi Imana ntabwo ari ukwikora. Ndabarahiye. Nk'uko twabibonye mu ijambo ry'Imana ko kurondora iby'umwuka kudashobora kubaho igihe umwizera agendera mu bikorwa bya kamere y'umubiri n'igihe aba mu byaha, ni iby'ingirakamaro ko umuntu aca bugufi akumvira umwuka wera kugira ngo amenye iby'Imana itekereza kandi ishaka. Dukora ku mitima yabo mu isi bose dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri radio Umucyo ikorera hano i Kigali
mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro inimero 34 24. Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo@yahoo.fr. Muhawe ikaze mwese.